Ubwiru ku butegetsi mu Rwanda, umwihariko wa Repubulika ya kabiri. Sobanukirwa ubwiru bwahishwe abanyarwanda kuri Repubulika ya kabiri. Rwanda gihugu nkunda, nyumva ubumvuge ritararenga, amazi atararenga inkombe. Banyarwanda, banyarwandakazi, kuri uyu wa 24 Mutarama umwaka wa 2026 turabapfundurira agaseke k'ubwiru bwahishwe ku butegetsi bw'u Rwanda muri Repubulika ya kabiri, by'umwihariko burahishuwe kuko ari igihe cyabwo. Yamamaye hose, inkuru yakwiriye hose. Buri munyarwanda wese agomba kubitega amatwi, n'utarigishijwe azabisobanukirwa. Ibyo amatwi atigeze kumva, amaso ntabirebe. Ibyo ni byo Imana yateguriye abanyarwanda kugira ngo umwuzuro w'umwuzuro ushyirwe mu bikorwa. Bwa mbere mu mateka y'abanyarwanda hapfunduwe ipfundo ryari rizingiyemo imivumo yinjijwe na Repubulika ya kabiri. Cyo ni mundera neza bizera bose. Tuzaba turi kumwe n'umukozi w'Imana wabivukiyemo akabikuriramo, bikamugiraho ingaruka mbi cyane nk'abandi bene wabo bose, nk'uko byanditswe mu maganya ya Yeremiya 5:7 ngo ba data bakoze ibyaha kandi ntibakiriho, natwe twikoreye ibicumuro byabo. Itandukaniro nuko we yahuye na Yesu akamuha umuti, umaze kumukiza awuzaniye na bene wabo. Abari bagize Repubulika ya kabiri n'ababakomokaho, mutega amatwi. Imana irashaka kubakiza inzika y'inzigo. Kongera kigashibuka, kigatora bundi bushya. Ni kuri uyu wa gatandatu tariki 24 ukwezi kwa mbere 2026 ku muyoboro w'abahishuwe b'umubyutse saa 3 z'umugoroba i Burayi na saa 4 mu biyaga bigari. Kigatora bundi bushya, haracyari ibyiringiro, nubwo n'igiti cyatemwa cyakongera kigashibuka, kigatora